Mwaramutse mwese abakunzi ba Rwanda Actions muduteze amatwi. Uyu munsi tugiye kubagezaho ijambo ry'umunsi. Ni ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Imigani, ibice 24. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5, dutaruke tujye ku murongo wa 13, uwa 14, uwa 16, uwa 17, uwa 18, uwa 28 ndetse n'uwa 29. Twese dufate Bibiliya zacu dusome. Duhereye ku murongo wa mbere, ijambo ry'Imana riravuga riti: ntukagirire abantu babi ishyari, kandi ntukifuze kubana nabo, kuko imitima yabo itekereza kurenganya, kandi ururimi rwabo ruvuga ibyo kugira nabi. Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. 4. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. 5. Umunyabwenge arakomeye, kandi ujijutse yunguka imbaraga. Dutaruke tugende ku murongo wa 13 nk'uko twabiganiriyeho mu ijambo ry'Imana. 13 haravuga ngo: mwana wanjye, jya urya ubuki kuko buryoha, kandi ingabo zabwo ziryohera akanwa kawe. 14. Niko kumenya ubwenge bizamerera ubugingo bwawe, nububona nibwo n'ingororano zizaboneka, kandi ibyiringiro byawe ntibizaba iby'ubusa. Dukomeze. 17. Ntukishime umwanzi wawe aguye, kandi ntukagire umutima unezezwa nuko atsembwe. 18. Kugira ngo Uwiteka atabireba, akababazwa nabyo, akirengagiza uburakari yamurakariye. Dukomeze. 28. Ntugashinje umuturanyi wawe nta mpamvu, kandi ntugashukanishe ururimi rwawe. Dusoza ku murongo wa 29. Ntukavuge uti: ibyo yankoreye nzabimwitura, mwiture ibihwanye n'imirimo yakoze. Mwakira ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'ihumure, ni ijambo ry'umunsi ritwereka ibyo dukwiye gukora ndetse n'ibyo dukwiye kureka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ibarinde, ibahe amahoro, ibahe umugisha, ibahaze uburame, ibahe ibyo mwifuza byose. Ntacyo muzayiburana, kuko niyo byose. Iyo yasezeranyije irasohora. Murakoze cyane. Amen.